mwagiye mureka umuntu nimba yiyemeje kwishyira hanze tukamwota akaza tukamwota bikagira inzira tugakomeza imihanda aho kugira ngo tugume turyamye ko none rero abanyamata bigira victim man uzandinde kwigira victim mana uzandinde kwigira victim kuko yes kabisa bakunzi babigezweho TV rero uko mubyiyumviye Jihad ati reka tubote ubu nawe rero tugiye kumwota Cyprien uzaba kiriho wamenyekanye nka Jihad cyangwa se umunyamakuru mumaze kumenyera kuri televiziyo ya YouTube cyangwa ikorera ku murongo wa YouTube ariyo The Dynamic TV show. Jihad yafunzwe azira gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya Yamano ndetse nabwo ari wenyine nabwo ahafungiye ari wenyine afunganywe n'uwitwa Kwizera Nesta ukunda kwiyita Papi Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho rero gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya Yamano ari gutera akabariro bituma umubare w'abakurikiranwe ugera kuri abantu batanu kabisa kugeza ubu RIB imaze kubata mu maboko atarayabo aho bazira ikintu kimwe cyitwa gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Murabizi ko mu Rwanda ibintu bijyanye n'amashusho y'urukozasoni kabisa tutabyemera cyangwa bitemewe. Amashusho yabara yawe yabara y'abandi kuyafata ukayasakaza niryo kosa rikomeye kurusha ibindi. Kuba Yamano yarayafashe ntacyo byari bivuze ahubwo ikibazo cyabaye kwa yashakaje. Rero umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yahamije ko kuri uyu wa 26 Ugushyingo 2025 aribwo bataye muri yombi aba basore babiri bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yamano ari gutera akabariro. Bityo nawe niba uzi ko wayasakaje menya ngo mu minsi mike RIB irakugeraho dore ko uyu muvugizi wa RIB yakomeje agira ati nibyo bafashwe bakurikiranwe bafunze ibi bintu bigomba gucika tuzakomeza dukora iperereza uwo rizajya rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa. Bivuze iki rero? Bivuze ko nawe niba uzi ko wasakaje iyi video nakugira inama yo kwitanga wehijyane kuri RIB uvuga uti nanjye ndumwe mu basakaje video byivuze nugenda wemera icyaha uzagabanyirizwa ibihano naho nukomeza kwinangira ugategereza ko baza kwifatira bizagorana. Na Pazo ni mwabonye ko yigemuye. Pazo yaragize ati ngiye rwose nafunzweho nzi ukuntu umunyururumera aho kugira ngo bakomeze kumiga nk'imbeba reka nigemure nitange. Rero nawe niba uzi ko byabaye igemure hakiri kare ubundi bagutsemo kabisa. Iperereza nirizahagarara bitinde bitebuke uwo rizagaragara ko yayakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa. Ayo namagambo yavuzwe na Murangira Bitsiri. Jihad na Papi cyangwa Nesta bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo bakorerwe dossier ishikirizwe ubugenzacyaha. Ariko iyi nkuru nyishyira ku mbuga zitandukanye zabigezweho. Comment nakiriye nuko abantu bishimiye itabwa muri yombi rya Jihad. Nkibaza ese Jihad muramwanga? Jihad mumuhora iki? Jihad ndibuka ejo bundi ubwo ari amashusho ya Jihad ya Yamano yajyaga hanze we n'umusore bakorana kabisa bateye uturirimbo ngo umupuri wa Jihad niki ndakeka icyo kigano mwarakibonye nubwo nabonye bashobora kuba baragisibye ariko wabonaga ko nyine bishimye. Ariko Jihad nanone akirengagiza ko hari igihe Yago nawe yamutaye hanze, hari igihe Yago yataye amashusho ya Jihad hanze tuza kubona ko Jihad atanasiramuye. Ibyo nta watinya kubivuga kuko rubanda rwinshi rwarabibonye kabisa ibyo bintu. Ariko we yirengagije ko nawe amashusho ye yigeze kujya hanze atarama cyangwa yanika Yamano ku rwego rwo hejuru. Rero muri uko kumwanika wasanga inbox abantu baramwakaga video akazibaha. Namenye ko urwego rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda ruba rukanuye ruba ruri maso papa. Ndakubwiye ngo RIB yacu rwose ibiri maso nta cyaha gikorerwa online gishobora gukorwa ngo kirangire gutyo gusa kereka habayeho indi mpamvu ariko bagushakane bakubura bashaka kumenya buri muntu wese watanze ra video ne bamubura. Ahubwo nuko hari igihe bagera bakavuga uti aba tumaze kubona reka babera abandi nanga rugero. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na Yamano ku itariki 9 Ugushyingo 2025. Ubwo Yamano yabonaga ibintu byafashe indi ntera akavuga uti Pazo kariwe muntu wari uzi password yanjye, kariwe muntu twakoreshaga phone turi babiri, kariwe muntu wari uzi iCloud yanjye, umuntu bita Pazo ubuse wandaburije. Aravuga uti kanjye kuri RIB akijyayo
mu minsi mike twagiye kumva ngo Pazo yatawe muri yombi. Ku ikubitiro hahise hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo ku itariki 11 Ugushyingo 2025. Hakurikiraho Kalisa John uzwi nka K John watawe muri yombi ku itariki 14 Ugushyingo. Uyu Kalisa John ndakeka mumuzi mu ndirimbo, mumuzi nk'umupromota. K John kabisa muramuzi muri entertainment nyarwanda. Ni umuntu nawe ugira audience nini cyane kabisa. K John na Pazo man bo dosiye yabo yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe wagize uruhare mu ikwirakwizwa ry'aya mashusho wese abiryozwe. Ku itariki 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi witwa Ishimwe François Xavier. Uwo nguwo ndakeka hari abantu umva mucyumva iryo zina ndakeka mu mumenye. Uyu musore cyangwa uyu mupapa azwiho kuba yakubwira utimereza 10,000 aho ngaho mukubite video yo bari gukubita umupuri papa. Hari n'undi mukobwa ariko RIB ifite akazi. Hari n'undi mukobwa rwose ngo wirirwa agashyira kuri stati agashyiraho duce uti niba ufite amafaranga yohereze mite nk'ukubita full video. Rero ubwo nawe mu minsi mike tuzajya kumva twumve ngo bamucakiye. Rero uwo Xavier nawe ukekwa kwaka abantu amafaranga bahe iyo video bamutayemo. Ibi bisobanuye ko kugeza ubu abantu bagera kuri 5 bamaze gutagwa muri yombi bazira amashusho y'urukozasoni cyangwa amashusho y'amana ari gutera akabariro. Ariko bakunzi babigezweho TV mureke dufata akanya gato tuganire. Ese byari bikwiye ko abanyarwanda kugeza ubu twazira imipuri y'abandi koko? Umuntu muzima wari ukwiye kuzira umupuri w'abandi urawusakaza, wafasha uwawe akaba ari usakaza niba ushaka yuko abantu birebera imipuri. Weho ubonye y'amana huye n'ibibazo ira video kuba yarayifashe pe nawe nago twabimushimira nubwo twabimwubahira. Ariko se n'icyamamare cyacu nk'umwana wacu tubona ufite iterambere uri kuzamuka byari bikwiye ko duhita tumuteza abantu kuriya? Munsubize muri comment kabisa. Ariko ngira n'abandi bantu inama bafite gahunda yo gufata amavideo y'imipuri yabo ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza. Byaba byiza tugiye dutekereza tuti ese mu 2040 cyangwa na 50 umwana wanjye bazaba ari mu myaka 25 20 gutyo, nabona aya mashusho azamfata ate? Azavuga uti papa niko ibyo bintu rwose tujye tubitekerezaho. Ariko nanone tugaya abantu bishimira cyangwa basamira hejuru amashusho y'abandi y'ubwambure. Umuntu akabona video y'ubwambure agahita sara akishima bikomeye cyane akavuga uti hano ndatomboye. Abo bantu nabo reka tubagaye ubundi dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya Bigezweho TV. Comment zanyu ndazishaka kabisa, ndashaka yuko mumbwira ese mubyakiriye mute kuba Djihad atawe muri yombi. Baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, kandi aho umugabo aguhe tujye turenzaho twatsi. Ariko se nawe niko bimeze kuri Djihad? Reka tujye tubana umunsi ku munsi hano kuri Bigezweho TV, channel yanyu, channel y'abanyarwanda. Ciao ciao. Every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a